niba nta kintu gikozwe mu maguru mashya twakwisanga natwe mu myaka iri imbere nta rubyiruko dufite bazajya mu bashinzwe umutekano, bazatuvura, bazaba abayobozi, twasanga twese nta n'umwe uzatabara undi. Icyo bivuze rero ni iki? Niba wumva ababyenga nabo ubwabo batabinywa bazi ko ari uburozi, nawe rero ntiwakagombye kujya kugura ibyo byo kunywa mu gihe n'ubikora atabinywa, ahubwo twese twafatanya mu kubirandura. Ndasoza ngaruka ku butumwa bwagarutsweho na Perezida wa Repubulika, kuko abenshi bumvise ko ari urubyiruko. Ejo muri tariki 28 z'uku kwezi turimo, kuno kwezi twasoje igabiro, reka namwe tubaye ikaze. Reka duhere muri guverinoma n'umuvugizi wungirije wayo. Ni ikibazo gifite uburemere mu mibare Edith amaze kuvuga, ariko hamwe n'ingamba ziri gushyirwaho, harimo n'ubugenzuzi buri gukorwa mu nganda ndetse zimwe zigafungwa. Turagana he? Turagana ku gusubiza agaciro umunyarwanda, kuko byanga bikunda hari icyagomba gukorwa. Tumaze kureba, wumvise mu kanya imibare mugenzi wawe watangaje, hari icyo nka guverinoma irengera umunyarwanda yagomba gukora mu maguru mashya. Urebye imibare y'urubyiruko rutangiye kurwara diabete, ukareba bagenda bahura n'ubuhumyi, ukareba umurimo warutangiye kunanirana ku bana bakiri bato, hari icyagombye gukorwa mu maguru mashya. Yego. Hanyuma rero ubwo twabonye nimugoroba izindi nganda 101 ziza ziyongera ku zindi 8 zari zatangajwe mbere, nazo zakorewe mu bugenzuzi zigafungwa. Mbere twari twabonye inganda zikora ibyiganje byitwa ibyuma cyangwa se za jeans, ariko nimugoroba twabonye izikora ibikomoka ku bitoki n'amasaka, izikora ibikomoka kuri za tangawizi. Abantu ntabwo bibwiraga ko mu nganda kuko mu itangazo no mu byemezo bifatwa bavuga ko ibinyobwa gakondo byo bikoze neza nta kibazo biteje. Abantu bibwiraga ko mu nganda nk'inzagwa, ibigage nta kibazo kirimo. Icyagaragaye nuko zira zose zagaragaye kuri urwo rutonde nuko hari ibyo zitakurikije. Harimo amabwiriza y'isuku, kugira abakozi babizobereyemo, ibikoresho n'ibindi. Abo bose bagiye ubona nuko byanga bikunda hari ibyo batujuje mu mabwiriza yari yarashyizweho. Reka tujye kwa Dr. Murangira, mukora mu rwego rw'ubugenzacyaha, ubwo turabyarisha nanone n'ibyaha. Reka turebe mukurikije mu kazi mukora, mubona izi nzoga zari zifite imbogamizi ki ku kurwanya ibyaha? Kuko umuntu ashobora kwibaza ni inzoga zagiraga ikibazo k'ubuzima, ariko reka tugene mu byaha. Ese hari uruhare zagiraga, hari ico zatezaga nk'ibyaha muri sosiyete? Urakoze cyane. Zagiraga ikibazo mu buzima, ariko noneho n'ubuzima bwo mu mutwe. Iyo uvuze ubuzima, twumve n'ubuzima bwo mu mutwe n'imyitwarire n'uko bitwara abantu. Wasangaga bifite uruhare runini mu byaha bitandukanye. Ibyaha byose wabona byinshi nibyo tubona biza ku isonga: gukubita no gukomeretsa, ubujura, amakimbirane mu ngo, gusambanya abana. Habaga harimo uruhare rw'izo nzoga kubera ubusinzi bukabije, ndetse hari naho ndatekereza ko hari n'ubusinzi ubona ko abazinywaga bose basangaga bataye umutwe muri rya jambo ryo hanze. Ugasanga arakora ibintu bitari by'umuntu muzima, ejo zamushiramo ukabona n'umuntu atangiye kwicuza. Ngiyo mbimenye urugero rutoya. Yego. Mbere yuko tujya ku rugero, muratufasha tuse nk'abagaruka kwa Maurice, turebere hamwe. Turaza kubigarukaho Dr. Ariko reka turebe ku bintu abantu barimo kwibaza mbere yuko tugera no ku ngamba. Izi nganda nyinshi zifite ibyangombwa, zagiye zifungwa zifite ibyangombwa, ndetse abantu bakavuga bati zari zarahawe ibyangombwa zikorera mu gihugu bizwi. Reka turebe mu bugenzuzi Rwanda FDA yakoze na guverinoma mu rwego rwo kugira ngo noneho tugere ku rwego rwo gufungira izi nganda zingana gutya. Mwasanze izi nganda zifite ibyangombwa zikora ibihabanye, cyangwa se umuntu yakwibaza ubugenzuzi ntabwo bwakorwaga cyane? Habaye iki
gituma uyu munsi zifungwa kandi zari zisanzwe zifite ibyangombwa? navuga ko ubugenzuzi bukorwa buri gihe, ubugenzuzi burakorwa ndetse inganda zitujuje ibisabwa zikunda gufungwa, ariko ubu noneho icyaje gituma ibi byose binaba ni uko hagiye hagaragaramo gukora ibihabanye cyane n'ibyo basabye. ugasanga urugero rworoshye, werekanye imashini zigomba gukora ibinyobwa uzakora ariko nta musaruro ufite utunganye. hari nk'ibyo yari avuze bitunganya umusaruro w'ubuhinzi, ukavuga ko ukora inzoga zo mu bitoki ariko ugakoresha flavors zo mu nganda zikorwa n'inganda. nta bitoki ugira, nta musaruro, nta bahinzi ugira nabo contract mu makoperative ngo bakwerekana uburyo ki wakira umusaruro w'ibitoki, uburyo ki utunganya. niba kandi unafite uburyo ki ukorana n'abo baturage ukaba ukora ibyo bitoki, ugasanga ufite nk'urundi ruganda, ufite uruganda rumwe mu rundi, hari urwerekanye kugira ngo uhabwe ibyangombwa, of course rufite na cost of production kugira ngo igiciro cy'ibyo wakoze kibe kigiye hanze. noneho wareba ukazasanga birahenda, ugasubira ugakora mu buryo bucishije make kugira ngo ubone menshi, ugakora uruganda mu rundi, baza muri inspection ukerekana rwa ruganda weretse Rwanda FDA n'abashinzwe ubugenzuzi, ariko nyuma ukazajya ukoresha ikindi gice cyihariye kandi kinasa nabi. hari amafoto aba mu iperereza bagiye berekana ibyo bavumbuye, muramutse muyabonye mwagira ubwoba. bikwereka ko hari icyakagombaga gukorwa na leta y'u Rwanda kugira ngo irengere ubuzima bw'abaturage hakiri kare. kuri icyo tutarakivaho, hano hari nk'uruganda abantu benshi bibajijeho rwitwa Southern Province Investment Corporation. urwo ni uruganda rw'ishoramari rya leta kubera ko rwahuriyeho n'uturere dutandukanye tw'intara y'amajyepfo, rwakoraga n'ikigage cyitwa Ituro, nacyo kiri ruri mu ruganda nyine. iyi produit yarwo yakuwe ku isoko, abantu bakibaza, abantu batekerezaga ko ari uruganda ruri clean rudafite ibibazo kubera ko rwanashyizemo ishoramari rya leta. biravuze ngo ubugenzuzi bukorwa haba ku nganda izo arizo zose ziri mu gihugu. Yego, ubugenzuzi bukorwa ku nganda zose zitunganya umusaruro zigakora ibyo kunywa, zaba ari izo leta ifitemo uruhare n'abandi bashoramari, abo bose baragenzurwa kandi iyo bidasa neza birahagarikwa. Yego, reka dusubire kwa Dr. Murangira. twari dufite ikibazo cy'ijwi, ntabwo twabumvaga neza, ni nayo mpamvu twari twabambuye ijambo gato, ariko twavugaga ibijyanye no kurwanya ibyaha n'icyo izi nzoga twavuga zatezaga mu kwiyongera kw'ibyaha. mwari mugiye kuduha urugero mutubwira ati iyo ubigenzuye usanga aba bantu uretse kuba ubuzima gusa buhungabana ariko n'ubuzima bwo mu mutwe, byatumaga umuntu akora ikintu yaba agarutse mu buzima busanzwe ugasanga nawe ntabwo asobanukirwa uburyo yakoze icyo kintu. twavugaga muri make nk'uruhare rw'izi nzoga mu mikorere y'ibyaha cyangwa se ku ngaruka mu mibereho y'abaturage. ingaruka ku ruhare rw'ibyaha, ku ikorwa ry'ibyaha, usanga byari bifite, izi nzoga zari zifitemo uruhare runini kuko wasangaga bifite zagiraga ingaruka ku buzima bw'imitekerereze, uburyo umuntu afata icyemezo n'ibyo akora. wasangaga akenshi nk'uwafashwe yakoraga icyaha runaka, ejo zamushiramo ugasanga aricuza, aravuga ati nanjye ubwanjye sinumvaga ibyo nkora. ibyo bikugaragariza ko ibi bintu birenze kuba gusinda, ahubwo harimo guta umutwe. kuba gusinda no guta umutwe biratandukanye. umuntu ukora ikintu ejo akaba wasangaga bataye umutwe. hanyuma gukubita no gukomeretsa, ubusinzi no kuguta umutwe biza ari iya mbere, kuko abantu ngo basangiraga cyangwa bakoranaga, bari bari kugikwa, bagira akantu gato ugasanga barakomeretsa, ukagira ngo abantu ntibari baziranye cyangwa hari ikindi kintu bapfaga. wababaza, tekereza abantu bavuga ngo bapfuye amafaranga 200, ugasanga umwe havuyemo kwica undi, kumukomeretsa bikabije, amafaranga 200, ariko wabareba uko bameze ugasanga mu mufuka harimo twatuntu. ibyo ni ibintu tugenda tubona n'amakimbirane yo mu ngo.
amakimbirane yo mu ngo ku kigero cyo hejuru ashingira kuri ibi bintu byo guta umutwe by'ubusinzi bukabije. Genda akoresha wenda ijambo guta umutwe kuko burya hariho usinda ugasanga yasinze mu rugero, ariko noneho hariho n'uta umutwe ibyo yakoraga ugasanga si iby'umuntu ufite ubwenge buzima. Yego. Hazamo ibyaha byo gutagaguza umutungo kubera ubwo businzi, ni amafaranga ujya gupfusha ubusa. Hazamo ingaruka zo kurwana n'uwo bashakanye, guhohotera abana, kuba irresponsible, kutita ku nshingano z'urugo. Urumva ibyo byose biragenda bigashingira ku muryango, ugasanga umuryango urasenyutse, bigenda bigira ingaruka zifite imizi. Abana guta ishuri, abana kwandagara, ubukene mu rugo, kudakora. Ibyo byose ni ibintu usanga bishingiye kuri iki kintu cyitwa ngo nibyo hanze aha bari kubyita amazina nyine, ngo bifite n'amazina usanga akabije, ateye n'ubwoba. Ukumva umuntu ngo yitwa ngo inzoga ngo yitwa tuduruwa. Hari ibyo uvuga ukumva urasetse, ngo iyo ayinyoye aho areba niho akomeza, agenda asekura igikuta, agenda usanga n'ayo mazina nayo ajyanye n'ikirimo, ugasanga ni ibintu igihe cyari kigeze ko hagira igikorwa, kandi mu buryo byakozwemo. Maurice, bivuze ko haba kuri izi nganda 8 zabanje gufungwa zibanda cyane kuri jeans, n'izi 101 zafunzwe, iziri gufungwa cyangwa n'izizakomeza kugenda zifungwa nk'uko na Rwanda FDA yabivuze, nijitujuje ibipimo by'ibyo zakagombye kuba zikora. Ntabwo ari buri ruganda rukora jean cyangwa rukora urwagwa cyangwa ikigage ruzafungwa. Ese twarebye umusaruro ubundi uva mu gukora inganda nyinshi za jean, tuvanamo uwo musaruro. Hari abari kuvuga ngo zitanga akazi n'imisoro, hano bari kuvuga ngo zitanga imisoro. Tubivuge mu buryo bweruye, tuganire, kuko turi umuryango, turi abanyarwanda. Ubu hari umuryango n'umwe muri kino gihugu udafite umuntu wishwe na tuno tuyoga twa jean. Uramutse ukoze iperereza, hejuru ya 50% by'imiryango nyarwanda wagenda usangamo umuntu umwe cyangwa se abarenze umwe bishwe n'utu tuyoga, utu twitwa jean. Kuba twari tuzifite ari nyinshi byonyine ubwabyo ni ikibazo. Urebye na miliyoni 14 z'abanyarwanda, kubera iki twagira inganda nyinshi za jean aho kugira inganda nyinshi zitunganya umusaruro bikomoka ku buhinzi, bikomoka ku bworozi? Kubera iki twisanze ku mubare w'inganda zirenga 100 zikora jean cyangwa se bizikomokaho? Hari ari kuvuga ngo inzoga ni umuco nyarwanda. Tutabeshyanye, inzoga ni umuco nyarwanda? No. Ibyo byose rero ni bikwereka ko hari icyakagombye gukorwa, tutitaye ku mubare, tutitawe kuzisigaye. Rwose ntakubeshye, n'izisigaye zakagombye guhindura umurongo w'icyo zakora. Kuko ntabwo abanyarwanda bakeneye inganda nyinshi za jean cyangwa se iz'inzoga kuruta izitunganya umusaruro. Yego, hari ibyo minisitiri yagarutseho turi hano mu kiganiro, avuga ko abantu bihishe muri politike y'igihugu yo kuzamura umubare w'inganda, noneho bashyira imbaraga mu gukora izi nganda zifite izi nzoga. Umuntu akibaza ngo muri iyi politike y'inganda, umuntu uyu munsi yavuga ngo niki kigiye gushyirwaho imbaraga? Kubera iki habayeho ukuzamuka kw'iyi mibare uyu munsi z'inganda turi gufunga, ndetse benshi bakanavuga bati zahawe ibyangombwa? Uyu munsi twavuga ko ari irihe somo abantu bakwiye kwiga nka guverinoma kugira ngo hagire igihinduka muri iyi politike y'inganda? Urakoze, icyo ni ikibazo cyiza. Ahubwo tubonyemo isomo ry'uko abanyarwanda barashoboye, igisigaye ni ugukomeza kwerekwa ahubwo amahitamo mazima. Kuko buriya kugira ngo ubone izo nganda zirenga 100 zikorera icyarimwe jean kandi zikaba zacuruza, nuko ziramutse zikoze n'ibindi bihindura ubuzima bw'abaturage nabyo byakora.
ahubwo isomo ubwo ririmo ni ugukomeza kwereka abashoramari igikenewe kuruta kubafasha gusa gufungura bizinesi mu buryo bwihuse mu masaha 6, ariko kandi hagagombye no kubaho kubereka orientation niba iki bikenewe bitewe n'akarere barimo. Yego. Hanyuma Dr. Murangira, ibyo ari byose aha muri izi nganda ziri kugenda zifungwa ntabwo haburamo ibyaha. Iyo umuntu akoze ibinyuranyije ubundi n'uruhushya yahawe bikanagira ingaruka ku buzima bw'abaturage, nibaza ko nk'inzego mushinzwe kugenza ibyaha aho ngaho harimo ibyaha, mwatubwira ibirimo ni ibihe, abamaze kubifatirwamo ni bangahe? Reka mbanze mbahe wenda nk'ishusho imwe y'ukuntu abantu bakoraga. Hari icyo twavuze cyo kwerekana uruganda ruzima n'imashini nzima, shyira hariya bagahabwa license, bagahabwa ibyangombwa, ariko inyuma bakagenda bagakora ibintu bya kimeza biteye isoni byo kuvangavanga ibintu badakoresheje imashini. Icyo uruhare byagize ni uko umusaruro wavuyemo waje ukajya ku giciro cyo hasi. Ubundi umusaruro uciye muri ziriya mashini nzima, igiciro cya biriya bintu bakora kijya hejuru. Ariko noneho bo bagize gutya, baravuga ngo reka tugabanye ibyo dushyiramo, dukore uyu musaruro, hanyuma tubukwirakwize mu banyarwanda ku giciro gito. Iyo usuzumye harimo n'umugambi mubisha. Iyo usuzumye icyo kintu harimo umugambi mubisha. Tugende tubishyire ku giciro gitoya, bibe nyine bya kill me quickly. 300 kakaba karakurangije, ubwo umunsi wose ukirwa. Abanyarwanda hanze babyise icyuma. Ubwo izo zose yari amazina yose babikwibiye mu kintu kimwe cyitwa icyuma, kubera ingaruka ku mubiri, ku mitekerereze bigira. Noneho rero iyo tugiye gusuzuma, iyo tureba mu buryo bw'ibyaha dushingiye ku ngingo, hariho usanga icya mbere cyiza ni icyaha cyitwa guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima. Gishobora gushegesha ubuzima, gishobora kukwica cyangwa kigashegesha ubuzima. Hari abo rero twabonye iriya mibare y'abantu minisitiri ejo bundi yababwiye bapfuye direct, bishwe n'ibyo bintu. Hariho n'abashegeshwa ubuzima, abapfuye amaso, bahumye batakibona. Hano bihanwa n'ingingo y'115 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo ubihamijwe n'urukiko ashobora guhanishwa igihano kiri kuva ku myaka 2 kugera ku myaka 3, n'ihazabu y'ibihumbi 300 kugera kuri 500. Ariko iyo cyatanzwe, iyo icyo kintu cyatanzwe, icyo kinyobwa cyanyobwe giteye indwara idakira cyangwa se gashegesha umubiri cyangwa kigatuma hariho urugingo rw'umubiri rutongera gukora, igihano kirazamuka. Igifungo kuva ku myaka 20 kugera kuri 25, n'ihazabu y'ibihumbi 500 kugera kuri miliyoni. Wumve ko hano bikomeye. Wumve ko niba hari abantu bishwe na za nzoga na bya bintu ibyo bari banyoye, bumve aho uburemere mu buryo bw'amategeko bigera. Ibi bintu bizamo guhimba no guhindura inyandiko. Ugasanga hari abagiye bafatwa bavuga ngo bafite SMAC, bafite ngo za stamp za Rwanda Revenue, bafite impapuro. Haba harimo ubujura bwinshi, amanyanga menshi. Naho igihano yabihamijwe n'urukiko ni imyaka 5 y'igifungo kugera kuri 7 na miliyoni kuva kuri 3 kugera kuri 5 y'amafaranga y'ihazabu. Hari abo twagiye tubona kwigomeka ku bayobozi, kwigomeka ku buyobozi, ugafunga ejo akaza agakuraho akongera cyangwa akaresistinga. Iyo bavuga kwigomeka, ni ukwigomeka ku byemezo by'ubuyobozi. Yego. Nayo igihano ni bihanwa n'ingingo ya 230, aho uhamijwe n'urukiko igihano ari igifungo cy'amezi 6 kugera ku mwaka 1. Hari ikindi cyaha kizamo kitaburamo muri ibi bikorwa, kunyereza umusoro. Harimo abo twabonye bagiye banyereza umusoro. Harimo bihanwa n'ingingo ya 276, ubihamijwe n'urukiko ashobora
guhabwa igihano cy'igifungo hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5. Ibi ni ibyaha muri make biri kugenda byagiye bigaragara, ariko iperereza ntirangiye, hari n'ibindi bishobora kuzavukamo. Abafunzwe ubu ngubu bageze kuri 61 kugera ejo. Iperereza rirakomeje, bashobora kwiyongera kuko ni urugamba twatangiye, ni kampeni twatangiye kurwanya ibi bintu. Ntituri buhagarare, bizakomeza kugeza igihe ibifitiye akamaro abanyarwanda ari byo bigomba guhabwa intebe muri iki gihugu. Yego Maurice, turimo turafata ingamba nka guverinoma zo guhashya ibi bintu, ni ku ruhande rwo gushyira mu bikorwa gufunga izi nganda, ariko abagura n'ubundi niba abanyarwanda nibo baguzi, batabonetse uru ruganda ntirwabona ubagurira. Birajyanishwa gute no guhindura imyumvire y'abaguzi aribo banyarwanda, ku buryo umuntu amenya ngo ubuzima bwanjye bufite agaciro, ntabwo nshobora kubushora ku kintu cyanditseho muri ture aya mazina yonyine, kuba yatinyuka akayigura. Birajyanishwa gute no guhindura imyumvire y'abaguzi aribo banyarwanda turi kurengera uyu munsi? Urakoze. Birajyanishwa n'ibiganiro mu nteko z'abaturage, mu biganiro bibera nyuma y'umuganda, birajyanwa n'inzego z'ubuyobozi bwo hasi mu baturage, ba mudugudu, mutwarasibo, bajyanama b'ubuzima, nabo turajyanamo muri uru rugamba, kuko nibo nabo baba bazi urugo ku rundi, ya miryango navuze bigiye ifite baba bakuru cyangwa bato babaswe n'izi nzoga cyangwa se n'ibi binyobwa biri mu burozi. Nge byitwa ko ari ibinyobwa biri mu burozi kuko n'uburozi. Bariya rero mu nzego z'ibanze, abajyanama b'ubuzima, bamutwara sibo, nibo baba bazi umuturage, bari kudufasha cyane cyane ko niba munabibona izi nzoga ziri kugenda zivanwa aho zicururizwa, nabyo ni ubutumwa. So byose rero birajyana byanga bikunda, kandi buriya turi abaturage bumva, abanyarwanda turumva, kandi turi n'umubare muto kugira ngo ubutumwa bwihute, biroroha, amakuru aragenda kandi umuturage arumva vuba. Hari izi nzoga zari locally brewed, ariko hari n'izindi ziba imported. Reka izi nazo tuzivugeho, zishobora no kuba ziri muri kategori imwe n'izi ngizi n'ubundi twari dufite hano imbere mu gihugu, bavuga cyane kuri izi za Gens. Izi zo biraza kugenda gute? Ntago wareba izikorerwa mu Rwanda zitujuje ubuziranenge ngo wirengagize n'iziva hanze. Nabyo hari ingamba byanga bikunda Minisiteri y'Ubucuruzi ndetse n'abazemporta baraza kuganira, hari icyaza gukorwa, nazo byanga bikunda birazigeraho. Yego. Hanyuma ubwo dusubire na hahandi twahereye tariki 14 z'ukwezi gushize, ubwo na Minisiteri y'Ubuzima yashyiragaho amabwiriza agomba kugenga ibinyobwa biri muri ibi binyampeke n'ibindi binyobwa byitwa agakondo. Ni hara twahereye, abantu amakuru yatangiye kumenyekana uko abantu bagiye banywa imitobe, ibigage muri community bikabagiraho ingaruka. Hariya ubu noneho abaturage bamaze kubyumva, iyo mukoze iperereza na mbere yuko twageze kugenzura inganda, bamaze kubyumva, nta bakihisha mu masaka ngo bakore ibintu bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abaturage. Ari amabwiriza ya Minisante ari kubahirizwa ate ku bijyanye n'inzoga zo muri community? Amabwiriza arubahirizwa nk'uko nabikubwiye, mu nzego z'ibanze bari well coordinated. Umuturage ushaka kwenga aratanga amakuru, ntabwo ari ugusaba uruhushya nk'uko byagiye bivugwa, no kumenyesha inzego z'ubuyobozi kugira ngo zinamufashe kureba niba yasuku koko, amabwiriza agenga isuku niba yubahirije. Ko byanga bikunda uwo mutobe yenga ntabwo ari we wenyine, ntabwo yakoresha amajerekani 2 y'umutobe we mu rugo, araza kuwusangiza abaturanyi, ashobora yenda no kuza kuwucuruza kuri botike. Ni ukuvuga ngo hari amabwiriza y'isuku, bari kubikurikiza rwose. Abatabikurikiza ni bakeya, nabo wenda twabasaba kongeramo imbaraga kuko ntacyo bitwaye, ndetse twanasaba n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze gukomeza gukora n'abaturage mu buryo bumvikana, ariko ayo makuru agatangwa. Mukomeje kugarura produits z'izi nganda zari zaramaze kugera ku bacuruzi no muri za butike, ariko ubwo tunakomoze kuri wa muntu ushobora kwinangira akavuga ati jewe nari mfite depo nakuye ku ruganda runaka, ninyisubiza wese baransubiza amafaranga yanjye, akayibika mu buryo azajya avuga ati noneho rero iyi ngiyi iraza no kumfasha, ahubwo umuntu uzajya yikirana nzajya muca menshi. Kuri menshi. Ubwo na Dr. Murangira aza kuburira abantu bashobora gutekereza batyo.
ntabwo mu kanya sakubwiye ahubwo amategeko n'ibihano bireba kwigomeka gusa ntabwo kwigomeka ntabwo byaba byoroshye kubibonera ingingo imushinja kandi ikamuhama. Anyway, ntabwo ari cyo tureba muri rusange, kuko niba Rwanda FDA ivuga ko ibyo binyobwa biri ku isoko bigomba kugaruka, kubera iki watangira kubicuruza amagendo? Ubwo se urumva iyo myaka waba ugiye kurisika kwitamo activite zawe zigahomba kubera yenda iyo stock wari ufite, bigereranya wumve icyaba kiremereye. Si impamya ko hari abari buze gukora iyo resistance. Yego. Urakoze cyane. Ubu hano turi mu bukangurambaga aho dusaba uruhare rw'umuturage. Wumve ko ibi byose biri gukorwa ni kubw'ineza yawe we muturage, ni kubw'ineza yawe. Dufite ingero nyinshi, twabonye ubuhamya bwinshi bw'abo byishe, abo bitishe by'abahinduye ibimuga. So dufite ingero nyinshi rero zo kureberaho nawe. Ubu rero wowe ntihagire ugerageza gushaka guhisha. Mu kanya nza numvise ikiganiro ngo abanyamakuru bamwe bari gusesengura ibi bintu ngo aho ngo bumvise ngo bamwe ngo izi nzoga zaciwe, ngo baragenda baragura, ngo umwe ngo arajya afata akabaza ati harya n'aka karaciwe, ugahita kagotomera. Ubwiza ukuri, niba ubikora uriyica, uriyangiza kuko ibi bintu urabizi neza byagaragaye abo byishe. So si ngombwa ko hagira ufatwa cyangwa ngo ahanwe kubera ibi ngibi. Rero turasaba uruhare rw'umuturage. Umuturage ni wa mbere ugomba kubyanga, agatanga amakuru aho biri, kuko nihagira n'ugerageza kubyimura bikura muri depo ashaka ngo kubishyira mu nzu iturwamo, ntaho urwego rw'ubugenzacyaha n'inzego zishinzwe kubahiriza itegeko zihejwe igihe cyose hakekwa ko hari ibintu bigize ibyaha. No mu cyumba cyawe twageramo, no munsi y'igitanda, ntaho wahisha. Si ngombwa rero kujya muri ibyo. Ngo ikindi, ntihagire ugushuka ngo mbikire ibi bintu, ngo ugwe mu cyaha cyo guhisha no kubika ibintu runaka. Uruhare rw'inzego z'ibanze rwo ni urwa buri gihe, ariko noneho n'uruhare rw'umuryango kugira ngo babwire abantu, babwire abagize umuryango, babashishikariza. Ubwo abagize umuryango bose turabumva, nabo ntihagire ukomeza kwishora muri ibi bintu, ahubwo dufatanye twese dutunga agatoki aho ibi binyobwa biri n'abashaka kubihisha aho babishyira. Hari ikintu nshaka kugira ngo wenda duceho akarongo. Yego. Muri iriya tangazo abantu basoma lisite bagera ku 101, ariko hari ubutumwa buri hasi bibagiwe gusoma. Bamwe harabona agiye nkangura ntimwabubonye, buvuga abamamaza. Yego. Abamamaza ririya tangazo ya Rwanda FDA hasi baravuga ati basabye n'abantu bamamaza bafite ibyapa, bafite bose babikureho. Yego. Ubwo ikigiye gukurikirwa, tugiye gusaba ko iryo tegeko ryubahirizwa. Ubwo rero iyo publicité niba wari uyifite yikureho. Niba hari aho ubyamamaza ibyapa bimanure, kuko niko itegeko rivuga. Ubwo harimo n'ibitangazamakuru cyane, ibitangazamakuru kontra waba ufite yose, yaba kuri YouTube channel yawe, yaba kuri radio yawe, shyira bikureho. Niko ririya tangazo rivuga hasi. Ngira ngo tubifatanye ubutumwa, kuko niko byacika, nta kundi. Yego. Maurice, turavuga urubyiruko, abanyarwanda, ariko reka twise ku cyiciro cy'urubyiruko. Urubyiruko hari imibare nahoze ndeba yuko ruri mu babaswe n'ikoreshwa ry'inzoga. Reka tugaruke ku rubyiruko 7%. Yego, babaswe n'inzoga. Reka tugaruke kuri uru rubyiruko, ari nazo mbaraga z'ejo hazaza. Turarinda umunyarwanda wese, ariko kandi by'umwihariko urubyiruko nababa bakibyiruka nizo mbaraga z'ejo. Urubyiruko, iyo murebye ishusho muri ubu bugenzuzi bwakozwe, mubona ishusho y'urubyiruko mu bijyanye no kunywa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge n'inzoga ihagaze gute? Urubyiruko buriya ni secteur imwe nanemera cyane, kuko bafite imbaraga. Baravoma bajya muri polisi, mu ngabo, abandi bakaba engineer, abandi bakajya mu buganga, abandi mu barimu.
ariko ni nacyo gice cyane kiri atake. Bano bakora zino nzoga nibo bareba cyane kubera iki arakorera utwo dufaranga. So wasangaga amubara akavuga ati niba abasha gukora umubyizi w'ibihumbi 10 byibura 3 arabinsigira asinde vuba ataye. Ariko ejo ntabwo bakizamura amatafari ya rukarakara cyangwa se arimo kubaka ngo azamure icyuma. Uracyabona hari umusore w'imbaraga upfa kubona umusanga ari bake. So kuvuga ko babaye abasinzi cyane, ariko cyari cyo gihe kugira ngo barengerwe, kuko izi nzoga nibo abazikora nibo akenshi barebaga. So nkaba nababwira ngo mucire birarura, kuko ibinyobwa byagaragayemo uburozi. Iyo urebye generasiyo yabo abo mwakuranye ntuburamo umwe mu 10 mwiganye, ndakubwo nagabanyije ntuburamo umwe ubona rwose yaragwingiye kandi yari umusore w'ibigango akagombye nayo kuba ari kwiteza imbere. Icyo bakangurirwa rero no kugabanya, no kureka burundu, reka ndeke no kugabanya, no kureka burundu icyitwa ibisindisha, kuko imbaraga z'ejo z'igihugu nibo zishingiyeho. Yego. Hari rero kugabanya cyangwa guca burundu inzoga zitujuje ubuziranenge, ariko udufatiye ku cy'urubyiruko yaravuze, hari no kugabanya ikibazo cy'ubusinzi bukabije mu rubyiruko. Turacyafite inganda zikora inzoga imbere mu gihugu, turacyafite iziva hanze y'igihugu, nubwo izi nganda zikora ibitemezo zafunzwe. Dushobora mu minsi iri imbere kubona izindi ngamba zijyanye no guca ubusinzi bukabije cyane cyane mu rubyiruko zikorewe no kuri izi nzoga zisanzwe zemewe. Izi nzoga zisanzwe nazo ntago burya kuzihoramo ari cyo gishoro, kuko icyitwa non communicable disease cyangwa se izi ndwara zitandura nazo zibangamira iterambere ry'urubyiruko cyane, kuko ntiwakagombye kubona umwana ukiri mu myaka 20-30 ari kuri dialyse kubera ko alcohol yabaye nyinshi, aratitira, ntabasha kurya, kandi icyo gihe no ku isoko ry'umurimo nta gaciro aba gifite. Uhita ubona rero ari igihombo. Nkwibutse ko harimo abarize ababyeyi babatezemo guhindura ubuzima bwabo ndetse nabo ubwabo. N'izo nzoga tuvuga ngo zisigaye ntabwo ariyo mahitamo. Hari byinshi byo gukora mbere yo kuba inzoga ariyo yaba amahitamo. Reka tugaruke mu byaha byihishe inyuma y'inzoga cyangwa n'izo binyobwa tuvuga ko byari binyobwa bifite za alcohol nyinshi, ubwo wenda n'ibyari bitarimo uburozi, ariko mu byo wareba koko ugasanga agacupa kangana gutya, umumotari agendana, umuntu uri kugikwa afite n'agacupa gafite alcohol iri ku kigero cyo hejuru, ku buryo bimworohera cyane no kwishora mu byaha. Twabonye icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, twabonye icyaha cy'isambanwa ry'abana, usanga ibyihishe inyuma ahanini ari umubare w'abakoreshaga izo nzoga. Reka tujye ku bindi byaha. Umuntu ngo ni ukuvuga babandi bakoraga izi nzoga bavuga bati wenda hari ibyo bamfungiye, ariko nshobora kugaragaza ko hari ibindi nanone nshobora gukora, ariko mu by'ukuri nyuma hihishemo ibyaha. Harakora iperereza rirakomeza gute Dr. kugira ngo tubashe kumenya ngo koko ubukangurambaga buzajya kurangira icyagombaga gukorwa cyakozwe? Turakoze cyane kuba uciye umurongo ku iperereza. Ntabwo iperereza riburangirire ahangaha, nta nubwo sinzi ko rizarangira. Ndetse ni kampeni ikorwa, ntabwo tuyikora ngo turekeraho. Izakomeza paka uyu murongo wumvikanye, uyu murongo muzima wafashwe wumvikanye. Yego. Iperereza rizakorwa mu mafuti yose cyangwa mu byaha byose byagiye bikorwa. Hariho iyo wumva komantere nyuma y'ibi byemezo byafashwe, hariho abavuga ngo ese ngo igenzura ngo kuki ritakorwaga, ngo ibyangombwa, ibyo byose urumva baba bashyira mu majwi, hari ibyo bashaka kuvuga. Yego. Iperereza rizakomeza muri ubwo buryo bwose. Uzasanga nyine yarakoze ikinyuranyije n'itegeko, ubwo itegeko naryo rizakurikizwa. Muri kampeni y'ubushize ngira ngo n'ubundi hari iyo twari twakoze turwanya izi nganda, hari abafashwe bamwe batangaga amakuru
hari abantu baje ngo muri inspection agatanga amakuru akagira ibyo ahisha. Ubwo iyo yatangaga amakuru nawe hari ibyo yagenerwaga. Urumva hajemo ruswa, hajemo gukoresha umwanya ufite mu nyungu zawe bwite. Ni ibihano bihanwa hagati y'imyaka 5 n'7 n'amafaranga n'ihazabu ritari ritoya. Urumva rero mu iperereza ibyo byose nibigaragara uzabigaragaramo wese mu ruhare yaba yaragizemo rwose, ari ruswa, ari gukoresha umwanya afite mu nyungu ze bwite n'ibindi, uwo nawe ntazabura gukurikiranwa kandi muri kategori zose. Iyo mvuga muri kategori mu byiciro byose birebwa n'iki kintu cyo kurwanya izi nzoga zitujuje ubuzima. N'uwaba afite amakuru, namwibutsa ko byemewe rwose gutanga amakuru ku rwego rw'ubugenzacyaha mu buryo bw'ibanga. Nawe ubwawe ukavuga ati jyewe mbahaye amakuru aya n'aya, mugende murebe ahangaha tuzabyakira, kuko uwo nguwo arindwa n'itegeko. Ni nacyo dushishikariza abantu, kuko niba wumva neza uburemere bw'iki kintu, ukaba uri umunyarwanda muzima, ukaba ufite amakuru y'amanyanga y'ibyaha byakozwe, turagusabye wegere urwego rw'ubugenzacyaha uduha ayo makuru. Nushaka ko izina ryawe ritamenyekana, ntirizigera rimenyekana, kuko urugamba ni urwacu, tugomba kururwana twese, tugafatanya aho waba uri hose. Ntabwo amanyanga yabura muri ibi bintu. Ayo rero niyo dushaka, kandi vuba aha ngira ngo tuzagaruka tunababwira ko byagenze. Muri ayo manyanga arafashaho Adolphe gato, hari n'imibare yagiye igaragara y'abayobozi mu nzego z'ibanze bashinzwe kuba ari bo bafatanyabikorwa, abo ari bo bafata iya mbere mu kurwanya izi nzoga, bakaba bazi amakuru bakicecekera cyangwa se bagakingira ikibaba. Murabaha ubuhe butumwa? Sindi buvuge inzego z'ibanze cyane, kuko abantu benshi bakunda kuvuga inzego z'ibanze. Inzego z'ibanze ntabwo wenda ashobora we kuba adatanga amakuru, ariko noneho hariho n'ujya muri inspection akica ijisho. Sibyo? Navuze nti muri kategori zose, mu nzego zose iryo perereza rizakorwa, ntagize uwo ntunga agatoki, ariko hose iryo perereza rigomba gukorwa ryagutse. Ntabwo navuga wenda ngo ndariha igihe cy'amezi angahe, oya, tuzagumya duperereze igihe cyose amakuru aza. N'ikindi kandi buriya ikindi nabibutsa, buri cyaha cya ruswa ntigisaza. Igihe cyose amakuru abonekeye, ntabwo byabuza kugira gukurikirana. Turasaba abantu, icyo dushishikariza abantu hano ni ugutanga amakuru, byaba mu buryo bw'ibanga cyangwa se mu buryo bweruye, uko utanga amakuru wese yumva byifuza. Maurice, murabwira icyo umuturage usanzwe w'umuhinzi ushobora gutekereza ati ndagurisha he bya bitoki byanjye ku ruganda duturanye ruri muzafunze, ndagurisha he amasaka yanjye turi mu bihe by'umwero, wenda aho nagurishaga uruganda rwafunze, muramubwira icyo ushobora gutekereza? Ntabwo umusaruro w'ibitoki wapfuza. Erega ikintu tugomba kwemera muri uru rugamba ni uko hari kurwanywa bakoraga nabi, ariko wa wundi wenga akatanga amakuru ku bayobozi, akaba yerekana uburyo ki atunganya ibitoki bye, ntago ngo wahagaritswe. Hararwanywa wa wundi wabigize ubucuruzi kandi agamije gusindisha abanywa, kuko hari amasantere ujyamo. Ejo bundi nari Gicumbi, hari umutobe ngo witwa Amavubi, kandi ni umutobe imagine, ariko witwa Amavubi. Kubera iki? Wengwa mu gitondo, nimugoroba uwunywe yaba yabaye ivubi. Ni iki kiba kirimo? Kubera iki udusantere twacu tw'ubucuruzi tutakigaragaraho za vibe wasangaga z'ubucuruzi nyine, umusaruro, abacuruzi, hose usigaye usanga ari ubusinzi. Ni ibyuma muri za etajeri, uzabirebe. Amasantere y'ubucuruzi kera wasangaga hari umucuruzi rwose ufite botike iremereye irimo ibintu byose ubona ko ari, ariko ubu usigaye usangamo amacupa y'inzoga nyinshi. Ugasanga muri community igihari ni RIB buri kanya iraza gutwara. Buri wa gatanu ugasanga ababyeyi basubiye
gusura muri za transit center nta gikorwa, ugasanga hari umubyeyi ufite abana 2-3 muri transit center b'abasore bakagombye kuba bari ku kazi. Ntago rero wa wundi ufite urutoki yabura uko yenga, ntago wa wundi wasaruye yabura harugurisha cyangwa se ngo yenge. Urebwa ni wa wundi ushyiramo ibidashyirwamo, uvanga agakaranga isukari agakora n'ibindi byose kugira ngo agasantere kaze gusinda. Uwo muntu niwe iri tegeko rireba, niwe iyi crackdown iri kureba. Yego, turimo turanagana no ku musozo, ndagaruka ku ngingo ya nyuma ya ririya tangazo ryo kwamamaza. Ndabibaza Maurice, nzi ko usobanukiwe ibijyanye n'itangazamakuru. Itangazamakuru ni umuyoboro mwiza, ariko nanone itangazamakuru nicyo kintu cyanakoreshejwe kugira ngo tunamenye izi nzoga. Twarabibonye ku byapa, ku mateleviziyo, ku maradiyo, yego baracuruzaga, ariko se bo murabagenera ubuhe butumwa? Kuko nta tangazamakuru uyu munsi rikora kuri social media, byagorana cyane ko umuturage yakumva nyine afite ryarari ryo gushaka kunywa cya kinyobwa umuntu atakundi. Urakoze, uravuze uti nzi n'itangazo. Yes, nabibayemo. Abo twakoranye bose bazi neza ko ntigeze na rimwe nshyigikira kwamamaza inzoga mu gitondo. Iyo wanabikoraga naravugaga nti ibikoze ni amakosa. Kwamamaza inzoga buriya byakagombye kugira amategeko yihariye abigenga, ndetse n'itangazamakuru, urwego rw'itangazamakuru rwigenga rukabitangamo umurongo kuri amaradiyo, aho tureba ngo ni sangapi strategically, ni sangapi kwamamaza inzoga byakagombye gukorwa, birakorwa na bande ndetse gute. Ntago ari amasegonda 45 yo kwamamaza inzoga. Ntago yamamaza ngo usoze utavuze ko ari mbi. Icyo kikaba ari nacyo kinini, nkuko no kwitabi byanditseho. Kuko sinzi niba izi nzoga z'ibyuma bavanyeho wari wayinywaho, did you taste? Ntabwo ikumara inyota, ahubwo iragutwika. So ntikumara inyota. Ntabwo ari amazi akonje, si amata akonje, ntabwo ari amata ashyushye, ntabwo ari icyayi, byibura ngo iragutwika. So kuyamamaza ukanatinzaho cyane buri gitego, ukongera ukagaruramo ya nzoga ko ari ibiteye, ko utsinze kiriya gitego arizo mbaraga zibimuteye. N'abatwaye igare ko ritwarwa n'ingufu, ko kandi ingufu hari ukuntu tubeshyana. None ugasanga kubera ko social media zihari, ufite influencers 10-20 uha amafaranga ya buri kwezi ahoraho, kuko babwira benshi icyarimwe. Hari ukuntu bamanipira itegeko, biraza kurebwaho, ariko iki nicyo gihe kugira ngo nabo tubabwire ngo no, murakina n'ubuzima bw'abaturage. Ntago mwavuga ngo muratanga mitiweli y'abaturage b'umurenge wose, ariko ngo muri ba baturage watangiye mitiweli hazavemo 300-500 bagiye kuri dialyse. Hari umuntu weshya undi. Hari ikintu batagira cyitwa CSR. Uramutse ugiye kureba muri corporate social responsibility zabo bakoramo iki? Hari amafaranga byibura bajyana mu bigo bya sobering byo gutuma bazinyweye bagarura ubuzima. Hari contribution bajyana hariya hakurya hano mu bigo ngororamuco. Hari transit center bashobora byibura kuvuga ngo turayifata in charge. Aka kanya uramutse ubarebye akenshi wasanga anamezi ya sama bibereye muri vacances. Ku meza banyweraho ntabwo ari byo banywa. Niba ukora ikintu utanywa se urumva nta kibazo kirimo. Merci. Yego, turimo turanagana no ku butumwa. Nubuhe butumwa Dr. Murangira muha abaturage ndetse n'abashobora kwishora mu byaha, kuko cyane mwebwe mureba n'ibyaha? Urakoze cyane. Ubutumwa bwa mbere, ntihagire ugerageza gushaka kuresista cyangwa se kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'iyi kampeni turimo, mu buryo bwose wakoramo. Ari ukujya hariya ngo ugiye gusesengura ngo utangire kubirwanya, gukora anti kampeni. Twe turi muri kampeni,
ntihagire muri iki gihe cyo kubifata tubishyira ahantu aho bigomba kumenwa ngo wowe ujye kubihisha, ntihagire ukora ikinyuranye n'ubu buryo bw'iyi kampeni yateguwemo, kuko aho ngaho haraza kuvamo ibyaha, usanga umuntu yaguye mu byaha bitari ngombwa, kandi ibihano biraremereye. Ikindi ndasaba buri muntu wese, navuga ngo join us muri iyi kampeni, muze twese tujyane muri iyi kampeni yo kurwanya, kuko byanze bikunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari uwawe ushobora kugirwaho ingaruka n'izi nzoga. Hari ikintu ngira ngo wenda dufate nka siroga, buri muntu wese abaze mugenzi we ati turi kumwe muri uru rugamba rwo kurwanya izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Mbikubaze, ubibaze undi abibaze undi, bibi bya twese. Intero ize kuba imwe, tuvuge ati twese turi kumwe, kuko ntabwo tugomba gushukwa n'ibyo abamamaje bavuze. Ntabwo tugomba gushukwa ngo akazi, ngo byatangaga akazi, ngo byatangaga umusoro. By the way, n'uwo musoro bavuga, isesengura ryaje kugaragara ko ayo biba ariyo menshi. Uwo musoro rero ntibagire ngo batanga umusoro, batanga akazi, ariko hagapfa benshi. Ubwo inyungu iri hehe? Reka dufatanye. Akabeshya abantu muri mituweli bikarangira, ngira ngo minisita w'ubuzima yarabigaragaje cyane. Baza mugenzi wawe ati turi kumwe muri uru rugamba, muri uru bukangurambaga bwo kurwanya izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Twese dufatanye muri area zose, cyane ba social media influencers turabasabye, itangazamakuru turabasabye dufatanye, kuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi tuzi abo byagizeho ingaruka kandi tutishimiye, tudashaka ko bikomeza. Reka tunabashimire cyane kuba mwitabiriye ikiganiro cyacu. Dushimiye cyane Uwera Jean Maurice, ni umuvugizi wungirije wa guverinoma. Mwakoze cyane. Dushimiye Dr Murangira Thierry, akaba ari umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Murakoze cyane.